Yesu nashimwe cyane bavandimwe nshuti zanjye. Jewe nitwa Ntambara Emmanuel, tugiye kuganira ijambo ry'Imana. Imana ishize ku mutima wanjye, icyo Imana impaye kumenya nicyo tugiye kuganira. Hanyuma munyemere rero dutangire dusoma ijambo ry'Imana. Imana yo mu ijuru nibahe umugisha mwinshi mu izina rya Yesu. Ijambo ry'Imana hano ririmo rirambwira ngo dusomye mu Befeso, ni mu Befeso igice cyaho ni igice cya 6 ku murongo wa 18. hari amagambo tugiye kuganiraho aravuze ngo musengeshe umwuka iteka mu buryo bwose bwo gusenga no kwinginga, kandi kubw'ibyo mugumye rwose kuba maso musabira bera bose. Tugiye kuganira kuri iri jambo. Imana yo mu ijuru nibaho umugisha mwinshi mu izina rya Yesu. Ijambo ry'Imana ratubwiye ngo musengeshe umwuka iteka mu buryo bwose bwo gusenga. Tugiye kuganira ku kintu bita uburyo bwo gusenga. Nuko ngo gusenga harimo uburyo bwinshi. Hari uburyo bwinshi bwo gusenga. Muvandimwe nkurikiranye, hari uburyo bwinshi bwo gusenga. Ushobora gusenga ukoresheje imirimo, ushobora gusenga utanga amaturo, ushobora gusenga ugirira umuntu neza, ushobora gusenga mu buryo bwinshi. Hari uburyo bwinshi bwo gusenga. Ariko hano ijambo riravuze rero ngo musengeshe umwuka iteka muri ubwo buryo bwo gusenga, ariko musengeshe umwuka iteka. Hari uburyo bwo gusenga rero nshaka ko tuvugaho, ni uburyo bumwe, nuko ngo mu buryo bwinshi nakuyemo uburyo bumwe. Uburyo bumwe ngiye kukubwira aho uri, aho ugenda, ibyo urimo, ibyo ukora mu buzima bwawe bwa buri munsi ugomba gukoresha mu izina rya Yesu. Ijambo ry'Imana ririmo rirambwira ngo musengeshe umwuka iteka mu buryo bwose bwo gusenga, ngo kandi kubw'ibyo murushe gukomeza kunsengera kugira ngo mbashe kuvuga ijambo ry'Imana ashize. Ibi ni Petero, ni Paulo bivugaga. Aya ni amagambo Paulo yavuze. Ariko uburyo bumwe ngiye natoranyijemo ni uburyo ubwo umwami wacu Yesu Kristo yakoresheje uburyo bwinshi, ariko harimo bumwe tugiye kuvugana. Yesu yakoresheje uburyo bwinshi cyane, ariko harimo uburyo bumwe yakoresheje bukomeye cyane. Kandi ubu buryo ni uburyo bw'inabaza, ni uburyo bw'imuruza, ni uburyo buhindura situation. Ni uburyo bwitwa uburyo bw'itegeko. Nuko ngo ijambo ry'Imana rirambwira ko Korneliyo yasengesheje imirimo ayigerekaho no gusenga. Ubuntu n'imirimo bizamukira imbere y'Imana ku burwibutso. Ubwo ni uburyo bwa mbere. Uburyo bwa kabiri, hari uburyo bwo gusenga utitiriza, hari uburyo bwo gusenga wiyirije, hari uburyo bwo gusenga upfukamye, hari uburyo bwo gusenga uhagaze nk'uko Hana yabikoze ari ku nkingi agasengera mu mutima, ariko anyeganyeza iminwa. Umutambyi Eli yamureba agakeka ko yasinze. Hari uburyo bwo gusenga uri mu medita, uri mu kurura situation, uri mu hamagara Imana. Imana yabireba ikavuga ati mwana wanjye, umwaka utaha igihe nk'iki nzagusubiza. Tugiye kuvuga hari ubundi buryo Yesu yakoresheje, uburyo bwo gukubitira ibintu kure, uburyo bwo gukemurira ibibazo kure. Umutware yaraje asanga Yesu aho yarari, aramubwira ati genda umuyobozi, iyo ntegetse ingabo ziragenda, nazibwira ngo nimukore ibizika bikora kubera oda ntanze, kubera ubushobozi nkubonamo, tegeka nanjye umwana wanjye ahantu ari arakira, nshingiye ku mbaraga ufite, nshingiye ku bushobozi ufite, nshingiye ku buryo ugenda, nshingiye ku buryo ku bibazo wagiye ukemura. Si ngombwa kugendana nanjye, bikemure. Kandi nuvuga ngo Yesu yakubitiye indwara kure, aramubwira ati ndatangaye, mbonye umuntu ufite kwizera gukomeye cyane, genda bikubere ko wizeye. Nuvuga ngo kwizera nabyo ni inzira imwe, cyangwa se ni intambwe, cyangwa se ni urundi rwego narwo rwo gusenga. Icyo ngiye kuvuga rero ni ugusenga ukoresha itegeko. Gukoresha itegeko, ugakoresha itegeko, ukagira ibintu wirukana ku buzima bwawe. Ugasengesha itegeko, ukagira ibintu usohora mu buzima bwawe. Ugasengesha itegeko, icyo bita gusengesha itegeko. Guhagarara mu butware ikintu ukagikemuza itegeko. Guhagarara mu mbaraga ikintu ukagitegeka mu izina rya Yesu.
guhagarara mu mbaraga ukavuga uti wandwara ndagutegetse mu izina rya Yesu sohoka muri aya maraso. Ni ukuvuga ngo guhagarara mu itegeko ugasenga uhagaze mu itegeko. Imvi icyiza cyo guhagarara mu itegeko, hari ahantu Yesu yagiye abikoresha cyane, ariko reka nkubwire, ntabwo Yesu ahuye n'uyu mwana w'umupfakazi bagiye kumushyingura mu mudugudu w'Inayini, nuko ngo ntabwo yari kuza ngo amubwire ngo umva mubyeyi umwaka utahigiye nk'iki nzakugarukaho Imana izaguha umugisha. Hariya ahantu hagombaga gukora itegeko. Nuba ngo yegereye kireba gikoraho aravuga ngo muhusore ndagutegetse byuka. Nuba itegeko niryo ryagombaga gukora hariya. Yesu ubwo yarazamutse igorogota ageze ku musaraba, ubwo yari ari kumwe abambanywe n'ibisambo, kiriya gisambo cyari buryo kikamubwira kiti unyibuke. Ntabwo Yesu yari kukibwira ati umwaka utahigiye nk'iki nzakugarukaho. Nuba ngo yaramubwiye ngo mukanye turi kumwe muri paradizo. Imana ishimwe cyane. Nuba ngo hari ikintu ari ibintu Imana igomba gukoresha itegeko ku buzima bwawe, kuko iramutse ibyihoreye ikaguha iminsi, imbaraga zikurwanya izihaye iminsi wasara, imbaraga zikurwanya izihaye iminsi wakwiyahura, imbaraga zikurwanya izihaye iminsi ishimwe ryaba ku banzi bawe, imbaraga zikurwanya Imana izihaye iminsi abanzi bavugiriza impundu kunesha ku buzima bwawe. Uwiteka Imana ishobora byose rero ibintu bigufashe ikoresha itegeko mu izina rya Yesu, ibikwamurureho mu izina rya Yesu, ibikubitisha itegeko ry'umwuka mu izina rya Yesu, uhinduke muzima, ugende ubane n'Imana, ubone imirimo y'Imana. Ubwo uyu muntu yari aryamye amaze imyaka 38 ku kidendezi, Yesu amugezeho, ntabwo yari kumubwira ngo umwaka utahigiye nk'iki Imana izakugarukaho. Yakoresheje itegeko, aramubwira ngo ndagutegetse byuka wikorere uburiri bwawe ugende. Urimo nkurikirana nanjye ndimo ndavuge ngo haguruka muri iyo situation irimo mu izina rya Yesu, hinduka muzima mu izina rya Yesu, akira ubutabazi mu izina rya Yesu, haguruka sohoka muri iyo situation mu izina rya Yesu, hinduka muzima mu maraso, hinduka muzima mu bugingo, hinduka muzima mu mwuka, hinduka muzima mu bitekerezo. Imbaraga zikurwanya zikubitwe hasi. Ijambo ry'Imana niryo ririmo rimbwira muri Zaburi ya 35 haravuga ngo shingura icumu ryawe mu ntagara wimira ibingenzi. Imana igira ibintu yimira mu izina rya Yesu, Imana igira ibintu isohora ku buzima bwawe, Imana igira ibintu ikubita hasi mu izina rya Yesu. Rero unyemerere muvandimwe, nshoje nkubwira ngo hagarara mu itegeko ry'Umwami, hagarara mu itegeko ry'Imana, hagarara mu itegeko ugira ibintu wanga, hagarara mu itegeko ugira ibintu usohora, hagarara mu itegeko ugira ibintu zibukira. Imana yo mu ijuru iguhe umugisha. Yari Evangeliste Ntambara Emmanuel. Imana iguhe umugisha mwinshi mu izina rya Yesu. Shalom, shalom.